nta wundi ni Pastor Elton Kailas Kolila. Uyu ni we tugiye kuvugaho birambuye inzego yagiye kuva yatangira kuba mu itorero ry'Abadiventiste, aho yahereye ayobora. Mu bari bagize amatora, abatoye bari 1909. Abaje gutora uyu Kolila ni 1721. Mu 1909 abamutoye ni 1721. Uyu Kalilo yavutse tariki 10 z'ukwa gatatu 1939 mu gihugu cya Brazil. Uyu mu ndimi avuga cyangwa se akoresha Icyongereza, Igiportugal n'Igispanish. Nanone umugore we yitwa Adrienne Marque, bakaba bafitanye abana babiri. Uyu mu mwaka w'ibihumbi 2008 niho yabonye Masters Degree mu by'ubugabura. Nanone mu mwaka w'1989 niho yabonye Bachelor mu by'iyobokamana. Uyu Kolilos mu 1990 kugeza mu 1994 niho yabaye pasitoro w'itorero. Itorero yari asengeraho niho yabaye pasiteri, niho yayoboye muri uwo mwaka. Mu 1995 ayobora urubyiruko muri conference. Mu mwaka w'1998 yabaye umuyobozi w'urubyiruko mu burasirazuba bw'amajyaruguru aho muri Brazil. Niho yaje kwimurirwa. Nanone mu mwaka w'ibihumbi 2002 niho yabaye umunyamabanga muri conference. Muri 2003 aza kuba umuyobozi w'urubyiruko muri diviziyo yaho muri Brazil. Ni diviziyo, ubwo yari ayoboye ibihugu 8 ariko ari umuyobozi mukuru. Mu mwaka wa 2007 niho yabaye noneho umuyobozi mukuru wa diviziyo muri Amerika. Hano muri 2003 yari urubyiruko, ari mu cyiciro cy'urubyiruko. Muri 2007 aza kuba umukuru noneho wa diviziyo mu byiciro byose. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 muri uyu mwaka wa 2004 niho yari agize imyaka 38. Niho yari amaze gutorerwa iyi nshingano. Mu mwaka wa 2021 aza kuba umunyamabanga mu nteko nkuru rusange ku
ku isi. Muri uyu mwaka wa 2021 nibwo yaje kuva kuri uyu mwanya wa diviziyo aza ku bunyamabanga bw'inteko mu nteko nkuru rusange. Ku myaka 56 hari ku tariki 4 z'ukwa karindwi 2025 niho uyu Carlos Koira yabaye umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi asimbuye Teddy Wilson. Mu magambo make yavuze akimara gutorwa, yabanje gushimira itorero ry'Abadivantisite ku isi. Nanone avuga ko bimwe mu bizafasha mu gukorera hamwe bagasenyera umugozi umwe, ni imwe mu ntsinzi izatuma umurimo wayo ukomeza gutera imbere. Uyu Carlos yatowe ku nshuro ya 62 mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi ku isi. Rero nta kindi twarenzaho usibye gusengera uyu muyobozi, tukamubwira ngo Imana izakomeze kumuguziza impano no kuyoborwa na Mwuka Wera mu izina rya Yesu. Nkwibutsa wowe dusanzwe tubana hano, ndagushimiye kuba wongeye kugaruka, ariko nanone niba uri mushya ndakurarikira gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba mu banyamahirwe babasha kubona notification cyangwa se video mu b'imbere. Nubikora uzaba waguye umurimo w'Imana. Reka twese Imana idukomereze mu murimo bwayo mu izina rya Yesu. Amen. Jansenga Office P, aka kanya twahageze 5 kuri 5.